cyane ngiriwe icyizere yo guhabwa iminota myinshi kandi ni ibintu Yesu aba yaravuzeho nta kibazo kirimo mvugira utamena rata umuntu wicaye hano afite amakuru y'ijoro apana TV1 cyangwa Radio Rwanda akaba afite amakuru y'ijoro namvugirwa amen haleluya umuntu wavuganye n'Imana akabona abayeho atari impuhwe za shetani cyangwa z'abadayimoni akaba ariho akaba yaramutse yiriwe nangirire gutya dukoze isoni satani kuri mwacu yamamara nkuko babivuze Imana ibahe umugisha igikuru so kwiva ariko nitwa Mukansanga Belize nkunda Belize cyane izina Belize ndaryemera naribatijwe mfite imyaka 13 ariko mbona ko ari umugambi w'Imana nitwaga Mukansanga kuva kera kugeza n'ubu kandi ndakitwa Mukansanga naryo narikunze papa aramushimira wageze yerekwa ryo kunyita Mukansanga nushaka kurimbaza neza nzari gusobanura ariko n'izina ryiza by'umwihariko nkunda Belize ariko nkunda na Keya nushaka uzazuye bivuge ngo be nabyo byambera kuko mu nzu y'Imana nagaraho gupfira ahubwo naho gukerera ntugira utamera rati ikibazo suzarikurure cyane uzaricemo kabivuge ngo be byabikenewe nabyo ntugira utamera rati haleluya ngo aho twaririrwaga jono guhanze twahungiye kwa Yesu kandi we nta bintu bya jono bagira ushobora kuba waje wahungiye uva mushumba yasetsa ariko buriya ni karibu nta kibazo kirimo washubudimo nayo dusanze ririmba yatwakiriye Imana iyo mugisha kuva yaduhaye Keya mu nzu y'Imana ntagaraho gupfira ahubwo naho gukirira numvise bitambamo nabanje kwifata niko bijya bigenda ubundi iyo umuntu ari umushyitsi abanza kwifata ariko numva hari indirimbo ikoze ku mutima mvugira utamena rati Yesu arashimwe cyane ni byiza kwitonda ariko ukanafashwa akagira indirimbo igukora ku mutima bitewe n'aho Imana yagukuye ubwo rero ni mama w'abana 6 mu nda yanjye avamo abana 6 nashima gitari ko bose bakiriho umwana wiga segonderi mu 3 n'uri mu 2 segonderi n'abandi bari mu mashuri aciriritse ari hasi ariko bashimira gitari ko Yesu yabampaye Yesu rashimwe ntabwo nje kubyirata ahubwo turarata Yesu kibabeshejeho ntabwo ari kubwo umugambi wanjye ahubwo ni kubwo umugambi w'Uwiteka Yesu rashimwe byari mu muteguro ari mvuye muri indi vuga ubutumwa buryo nzamutse mushumba n'umwana mwiza ntabwo mwise umwana kubwo muruta ahubwo n'umwana mwiza mvugira utamena rati uburyo nyakiriye n'uburyo nyicaje Imana imuhumugisha kandi abana b'Imana iyo bateranye icyubahiro cy'Uwiteka kiramanuka kikarangite kikamagota mvugira utamena rati unaniwe nanjye ndi umwe muri bo ndashima gitare ko Yesu akimpagaritse ndi umwe mu bantu baheruka kera rwose hataraguka nzagana umushumba ntahari buri iyo nsanze umushumba adahari nkora nk'umushumba nkakora n'ahanjye nta kibazo kirimo cyo kwarashimye Imana ko musanze yaje ahansanga iteraniro rigiye kurangira ariko iyo adahari nkora nkakora n'ahanjye uko abana b'Imana ubundi bamera ni ukuvuga ngo ari umushumba atari ibyo ukora azigaruka uretse ko abantu bakunda kuvanga abantu bakunda kwibonekeza abantu bakunda gushimwa niko kuri dukunda gushimwa kandi mushumba mbabarira ucime kuko umwana mwiza n'ukoza agashimwa tujya tubwizanya ukuri uretse kuzamura ibintu byinshi ariko ni byiza kuko ugashimwa mwana iyo umubwiye ngo urakoze bituma akora cyane kurenza kuko ari we ambasaderi Yesu ashyizeho ku isi mujye mudushimira ngo twakoze mujye mutamena rati ndashima gitabo kindinde muri uyu mujyi wa Kigali nakabaye ndi kure cyane ariko Yesu arahamagaritse muri abo bana 6 bose nababyaye wa mbere namubyaye mfite 17 nagiye mu Kinyenga n'umwana w'umukobwa mutoya uko nakuze ntabwo ndivuze ko babwira nzabibabwira ngarutse ariko umukuru wanjye ashatse ngendera muri icyo Kinyenga cyo kubona ukuntu barimo baratamikana umugati ndetse bahana n'icyayi yavanye bya bintu biraryoha nanjye reka njye gushaka nuko nabona bagiye muri dushe koga nkumva baraterana amazi ndavuga ni bya bintu birarya nanjye nzagenda nogane n'uwanjye nuko nagiye mu Kinyenga Yesu nashimwe cyane bagaruka nakumva bari muri saro batamikana umugati nkabarebera mu gikombe nkabana bya bintu birarya nanjye mpita nihuta cyane ndavuga ni ibyo ari byo byose ko namutamikana umugati ndabona ari byiza icyaba
cyaba cyiza nanjye nuko umusore uri buze kumbaza urukundo ndi buhite ngenda, ariko nari narabona n'umukecuru uvuga ngo ntabwo zubakwa kimwe, kandi koko niko kuri ntabwo zubakwa kimwe. Yesu nashimwe. Nahise mvudukira mu myaka 17 nshakira muri 17, guhera muri 17 kugeza icyo gihe nahise ngenda ndi umunezero abandi babonye cyangwa nabonanye mukuru wanjye ntabwo nigeze mubona, ahubwo nahise nkubitwa n'ubwandu bwa sida. Ntabwo njya kugutera agahinda cyane ko atari yo ndwara ibabaje cyane, na mbere wose ukindeba ntabwo wayibonagamo nuko ntangiye kubikubwira. Ubwo uratangira urebe ibimenyetso uvuga ati biriya byose bitukuye buriya n'icyuririzi, utangira urebe ukuntu ninjye mugore mwiza kuko namaze kumenya ko itiyemeye nta muntu ukwemera, niyo bakwemeyeho gatoya igeze igihe baravuga ati buriya tuzi ko buriya ziko twamwemeye. Njye ndireba ngasanga rero ninjye mugore mwiza. Uraje uvuga se Beni ni wowe mugore mwiza kandi wumva wanduye sida? Sida se wari wayibonyemo? Uretse Yesu hatubera akadutwikiraho akabyara we akahabera abantu. Narinje kukubwira ngo icyo kintu wagize umutwaro ukumva ko kikuremereye, hejuru yacyo no munsi yacyo hari imbaraga zishobora byose. Mugihe utamenya rata ntabwo si ikirato. Yesu nashima cyane, nashima gitara uri ku ngoma, ni ukuri watubambiye ku musaraba igorogota, wandindiye abo bana 6 bose akaba ari bazima. Mfite umukobwa mwiza cyane w'imfura n'umuhungu mwiza, mfite abana babakurikiye beza cyane, ntabwo ari ibikangisho. Ndashima gitare ko mfite abana bazima. Video kamera rata narinje kuvuga ngo ibyo guhahamuye biguteye ubwoba, nibigutera ubwoba kuko hari imbaraga zishobora byose. Video kamera rata Video kamera, video kamera. Haleluya, 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 haleluya. Reka mbanze ndirimbe biraba byiza, muraza kwihangana ntabwo ncomeka. Gozi hari ukuntu muhaye umwana arawujyana, sinzi niba mufite urahari mugozi urahari umugisha. Reka ndirimbe biraba byiza. Zira,
amanota afite ndabizi. Amen.
amakabaraga ongera umumbwirire umuntu kwegereye ngo ibintu by'Imana ugushyiramo akabaraga mugihe utamena rata haleluya mwagabanyije mikoro nuko mwabigesta ese mvugiye utamena rata kandi haleluya lazimye Mane gumisha amen ahubwo mvugiye utamena rata nandoteje nazamatsinjira haleluya Yesu nashimwe haleluya reka dusome ijambo kugira ngo ibintu bigende neza cyane musomye wihuse andebereye Luka ibice 19 ku murongo wa mbere mwari hamwe bava utsomere mani baho umugisha yego rata rohanje Luka 19 murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu mutansigaranye birahagije kuba nayivuga dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo ibya Zakayo umurongo wa mbere avuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka kureba Yesu amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi arirukanka ajya imbere yurira umuvumu bamurebe kuko yaragiye kunyuraho Yesu ahageze aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngiye kurara iwawe yego yiruka vuba amwakira anezerewe abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Abrahamu irekeraho Imana iguha umugisha Imana ibaho umugisha mwakire ijambo ry'Imana Yesu nashimwe cyane tumaze kumva iri jambo ry'Imana reka bashyiremo indirimbo yitwa mu ishuri ry'Imana kugira ngo mbone ko mvuga iki cyigisho mu minota mike nsigaranye nakubwira ngo kandi kuri 1 2 3 4 ibintu leta bisobanuka Imana iguha umugisha Yesu nashimwe cyane tumaze kumva inkuru ya Zakayo vugira utamena wanyikirije ngo amen ntabwo nabaherukaga banasanze ubushize baranyikirizaga cyane kugira ngo nzagaruke ukuri bunyikirize burya iyo umuntu aguhaye karibu mu rugo rwe bituma wumva ufite apeti kugira ngo usubireyo bitewe n'uko yakwakiriye mutanyikiriza cyo kuranzaza kubera umushumba nta kibazo kirimo ariko nimunyikiriza bizatuma ngira morale kandi abaturere Kaminuza, ikukubita mu kigeragezo kikakwigisha
ndashima Imana uyu mwanya w'imbere y'amara utaza kuwufeka avuga ati wenda ni parasitike ngangenzi y'iyo bintu abo nje kukwiyemera nk'Imana yarabitubwiye mvuge utamenya nababwira uburyo imyaka maze ndwaye ariko Yesu ampagarikiye kandi abana banjye ari bazima. Ibi bintu Yesu hari abantu bapfuye ndasigara nshuti yanjye kandi hari n'abagikomeje na mu gitondo bapfuye ndasigara. Apana ibintu kabije bitumye bigukura mu mwanya bigatuma udakoma amashyi bigatuma udafasha. Reka ibi bintu by'uyu mugabo birahirimbana uko uyikoreye isa nk'inyembaraga wayikora nk'umwana ujyayo ikaza nk'inyana igendera osanse ntabwo dutewe ubwoba n'ibihinda akaguma. Haleluya, Yesu nashimwe. Mugabo Zakayo muramuzi cyangwa mwaramwumvishe kugira utamenya rata aho yari yicaye yafashe ingamba aravuga ngo ni ingamba ndasiyemeje menya amakuru y'uyu mugabo Yesu ngomba kujya kureba uko asa kugira utamenya rata ndibona soza kandi untega amatwi kugira utamenya warangije afata ingamba arabati icyo mfashe ingamba cyo nuko ngiye kureba Yesu kwasa. Uyu munsi wa none nuharanira gushaka ubwiza bw'Imana nayo irakwiyereka kugira utamenya rata no sanse none Zakayo wahagurutswe no kujya kureba uko Yesu asa kugira utamenya. Ijambo rivuga gufata ingamba. Ndashaka ko abantu bicaye hano muzana ubutumwa bwiza buvuga ngo fata ingamba. Yesu nawe agambirira ibyiza kukugirira neza kugira utamenya rata. Wagezeho Yesu ari kugira utamenya rata basanga bakikije Yesu ni barebare ngo kandi yari afite ikibazo cy'uko ari mugufiya. Nshuti yanjye ntabwo ari ubu bugufi ureba hano ariko we ku giti cyawe uriyise ukuresha urakuzi uko witwara urakuzi. Zakayo rero we ngo yasanze nyine afite ikibazo cy'ubugufiya ntabwo ubugufi ari bo n'umubona bwose yarigenza abona ntabwo ari uwo kureba Yesu asanga cyo kora bamukikije bo ngo ni barebare ariko kuko ngo yari yafashe ingamba. Ndimo ndasoza amena yari yafashe ingamba ngo arangije abonye ko bamukikije ni barebare ngo atabasha kubona uko bareba ngo yigira imbere gato nk'uko wigiye imbere gato hano kaza hano kugira utamenya rata. Wowe mufashwa n'indirimbo gusa kugira utamenya rata kugira utamenya rata kandi haleluya. Mudafashwa uri muzima njye Berize ndayitanga kuko mfite amakuru y'uko izagize kandi nitarangiza yitwa Imana. No commentaire yuko abacu bize twize nyine ntabwo ndi bukubwira amashuri nize sina ngombwa kwinyuraguramo. Icyambere Yesu nuko ari umwami kugira utamenya rata. Niyo nje kurata ndarata Yesu wangiriye neza akambwira ngo nzakwicaza imbere bakanzana imbere kugira utamenya rata kugira utamenya rata. Haleluya haleluya. Imbere se urahakura kawunga nta makuru ufite ntuza wewe nta makuru ufite. Iyo Yesu avuze arakora. Mwami wacu nubwo yagutinza aragutegera. Mwami wacu niyo yakwanika arakwanura kugira utamenya rata. Opade sasa dome cyabyibuka ibyango nzakwicazanya n'abakomeye bambaza ikizuraje kuko bamushunga utamurebera hafi aho ngaho umurebera hafi aho ngaho niwe wampaye karibu kandi naharenze Yesu agenda akora kugira utamenya. Narinje ntabwo nje kubikora ahubwo nje kurata Yesu wavuganye nawe ko azasohoza ibyo yakubwiye. Nje kukubwira ko ibyo yavuganye nawe hatavuyeho na kimwe niba ariyo yavuze izasohoza ibyo yavuze kugira utamenya. Ndabibuka imbwira ngo isandindira abana ndashima gitari ndabibuka imbwira ngo usibe no kubakurindira sida ahubwo nzabarihira na minerval. Ndashima gitari ko bari mu shuri makuru ntabwo nzuko bari hamwe minerval. Yesu aravuga kanabwo icyo akora abanza kugutinza akakwandika ukagira ngo siyo yavuze ariko yije gukora irakora. Zakayo warangije yigira imbere ngo yurire igiti cy'umuvumo kuko yari yamaze gufata ingamba. Umuntu wafashe ingamba ntabwo areba bamuvuga. Umuntu wamaze gufata ingamba ntareba bamucuriye. Umuntu wafashe ingamba ntareba bamusebya. Umuntu wafashe ingamba ntareba bamutuka n'abamukwaba. Tujya ahantu henshi tugasiga batuvuga nabi ariko Yesu kuko hari icyo yavuze aha dukuye kuri terima akadushyira ku yindi Yesu agatwamamaza. Narinje kukubwira ko Imana iri ku ngoma iyo nta matora yabayo ngo Zakayo yuriye igiti cy'umuvumo ngo Yesu ahageze amenya ko hari uwafashe ingamba uri muri icyo giti kugira utamenya. Matari ntabwo sasa no ngo amenya ko hari uwafashe
wafashe ingamba ntabwo nzi ingamba wafashe ubwo wicaye aho ngaho ariko nufata ingamba z'ibyiza Yesu arafata ingamba zo kugutabara ndugira utamena rata haleluya haleluya wagera musigiti cy'umuvumo ngo arangije arararama ngo abwira Zakayo ngururuka ngururuka nawe Zakayo wicaye hano nje kukugangururuka Yesu nashimwe cyane ngo Yesu aramubwira Zakayo we ngururuka kuko uyu munsi ndarari wawe mvuge utamena rata mvuge utamena rata ururuka uyu munsi ndasaza ntabwo nzawari wuriye ushaka Yesu domaine sinzi urwego ugezemo ariko uyu munsi itangazo cyangwa message ije kukubwira ngururuka kuko uyu munsi arari wawe mucumbikira turi wawe Yesu n'umwamutera n'ubanza utamena ariko abafarisayo bari bamukikije bene abo ngabo ntabwo bajya babura nibo babandi ndirimbye mu ndirimbo ngo Sani Barati na Tobiya na Geshema bo ntibakubuze gukora umurimo ntabwo bajya babura kandi ntabwo tubana mu kabari kuko ntitunywa inzoga ntabwo tubana mu babandi kuko ntiturabajura ntabwo tubana mu banyamagambo kuko ntiturabanyamagambo ubwo niba uba mu banyamagambo nyine nuko reka Imana izagukubite congo yo mu mutwe gukura umunyamagambo ariko niba utari we uzavugwa n'abanyamagambo uzihangana uvugwe n'abantu mwicaranye uzihangana uvugwe no muri korari uzihangana uvugwe n'abakristo abashumba bagenzi bacu bajya batuvuga bahanuzi bagenzi bacu bajya batuvuga mvugira utamena rata ngo nuko abafarisayo bari bamuseruye batudorere ntuzagiye gucumbika ku mupagani ari we Zakayo ariko Zakayo aritaye mu matwi bitewe nuko yari yafashe ingamba mvugira utamena rata kikwemeza umuntu wafashe ingamba ntagacibwa intege n'imiryango yamaze kumuca umuntu wafashe ingamba ntagacibwa intege na karitsiye ya mwansi ntagacibwa intege n'abamusabye ngo araruga ntagacibwa intege n'abamuvuga mvugira utamena rata haleluya 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 Yesu nashimwe cyane haleluya ibyari kuca intege Berize byari byinshi byanahombye ni byinshi ariko umwami wanjye nje kwitegereza nsanga iki kibuga sinjye wagikiniyemo hari n'abandi bandi inyuma bazagikiniramo ahubwo abatoya kuri njye mwitware neza kuko iki kibuga namwe murakizamo niyo mpamvu ni nkoma amashyi mujye mufasha ejo nakuguriza nubwo n'abakecuru ariko ntagufasha uraje ubaza ati uzakecuru urumva uzagezeho niyo sida njye nzagezeho mfite amakuru nshuti yanjye niba wowe udafite amakuru y'ijuru waba usengera gusa niba utihangana niba utizera wacanga ngo kwizera n'igiti cy'umwimerere kirahinduka igitangaza kigasora umwanya wihanganye ariko kigafumbirwa n'ibigeragezo bivuga ngo nta kose ntaranka nta butayu nta Kanani mvugira utamena rata ibigeragezo bifumbirwa yacu mvugira utamena rata umenane ku rugamba uyu mwami ahemba neza ntiyambura mvugira utamena rata ejo munini muri koma insanga yarwaye zonazonera akagenda ihene Yesu nashimwe n'icyuririzi gikomeye cyane uretse ko nasanze n'abatarwaye bakirwara ngezeyo mpfuye ijwi rinsanga ramba ngo Berize we umudiho mbyinira ntabwo nagupfusha ubusa mu gihugu cyanjye ayi mumvugire Imana natugeze buke urayivuze nayo yivuze nayo Imana ikurakize ugize buke baragutika gutora barakwandika kwemera barasebera sebura iyo bakwanze cyane irushaho kugukunda amena haleluya yewe tazana ibyo muziki kiginde kimeneka Jurya rwose bishaka nyo munyereza Deje hangane nzagaruka ngo hezagire none yakoze neza arashima nakora he ntabwo ibihe bihora ari bimwe Yesu ari ibintu yakoze bikomeye cyane iyo ndakuguruka ati nawe warushe se kamamenye ukamundi amakuru yo gucuranga none ko acuranga neza wajyaga bigenza ate amajyo utamena rata ntabwo bacuranga umuziki bawunyera kuko n'abari mu kabari mu kabiri bajya mwami wacu wakundi udukura ku iseta batubashe wa mwami wanjye wankuye muri koma hedisanse domaine kugira utamena rata uyu mwami udereye abana batandatu bakavukira mu bwandu bakaba bazima ntuza we nkava mbivuga gutuma umwana yikubise hasi nkamuhereza ibere ntarwa wasumbaza ikintu agutwikureye kugira utamena rata kandi haleluya kandi haleluya
reka gasoreze. Imana ikoresha umuntu bishop yari yatumiye abari wikoresha nakundaga kubyina kandi ndacyabikunda nta nubwo ndabishira ndacyabyina ndajya mubwira umubyibuho Yesu yavuze nta kibazo cy'utera uyu mubyibuho waje nawe usengeye ndabona nananutse bitewe n'impamvu ariko ndashimira Yesu wawumpaye urantwikiriye inshuti yanjye mvugira utamena rata najyaga nkunda kubyina nizo siripaza ababaca abagore baneba na filime bakabatakojeje isoni Imana muri korali kandi yitinze ndisiwe ntabwo ndi bukivuge bakiri inyuma naja Imana iravuze igira hirya n'ubwo iririmba neza ave ubushake ugira Yesu agiye kugira ubona za gutabara Imana ikiraho imbere nibwo bishop yamenye neza arambaza ngo witwa nde nitwa Mukanzaperizo uturuka he atarahamenya niyo mpamvu yataramenya nshuti yanjye wikwitwikura Yesu aje kugutwika